ngo mugire kwirinda no gukiranuka. Ibyo rero iyo bishyize mu ipanu, iyo bagukaranze bazagukaranga mu rugo imbuto z'umwuka zihumure, bazagukarangira ku kazi imbuto z'umwuka zihumure, bazagukarangira mu muhanda amavuta y'umwuka humure, bazagukaranga aho bazagukarangira hose. Ntabwo uzijima ngo use n'umurayi, uzasa na marayika. Kugira ngo buri muntu wese yongere yibuke icyamuzanye ahangaha, arebe mu mutima we waje aremerewe n'ikibazo runaka, agishyira imbere y'Imana, ariko narangiza asengera umuri iruhande. Wibuke gusengera ukuri iruhande. Nyambabwira ni buriya impamvu mubona isi yuzuyemo abarozi n'abagome, ni abantu batajya bavuga umugisha ku bandi. Kabyuka mu gitondo atekereza ibibi, kandi yarangiza akabikora nk'uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo aba bantu ngo uretse no gutekereza ibibi no kubivuga ngo baranabikora. Ariko buriya iyo abantu ibyuka mu gitondo ukavuga umugisha ku bantu, ukiheraho ugasengera umuryango, ugasengera abavandimwe, ugasengera abaturanyi, ugasengera igihugu, ukabavugaho umugisha, ubuzima bwawe bugenda buhinduka. Burya uko dusenga guhindura uko tubaho kuruta uko binahindura n'Imana. Ntabwo wabyuka uvuga umugisha ngo hanyuma ube mu mashyari. Nubona umuntu ugira amashyari ujye umenya ko atajya avuga umugisha ku bandi. Jewe mbonye umuntu yungutse niyo atazanyungura ariko ndishima kuko mba naramusengeye. Imbyutse ndavuga ngo abanyarwanda bose baho umugisha, baho umugisha mu byo bakora, abahinga beze, aborora bagwize, bacuruza bunguke, abubaka bamere. Iyo ubonye umuntu yubatse inzu waramusengeye niyo atakuze uranezerwa, kuko wowe uvuga umugisha. Kandi ikintu cyiza cy'umugisha iyo ari unaga hejuru, niyo uguye ni ukugwaho. Amen. Iyo uvuga umugisha ukawunaga ukanaga mwinshi hejuru, iyo uguye ni wowe ugwaho, nawe ukugwaho. Ugwa ku bandi ariko nawe ukakugwaho. Siko bigendera. Ufashe ibintu ukabinaga hejuru, byose ntibizagaruka ngo bikugweho, ariko hari bizakugwaho. Amen. Muvuga umugisha kuba bari iruhande, dusengerane, hanyuma niturangiza twumva ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Mwami wacu Yesu Kristo waratubwiye ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe ngo uzaba uri hagati yabo. Reka tubanze twemere kuba kwawe hagati muri twebwe, twemere presence yawe tuyature, tuyivuge, tuvuge ngo ubwiza bw'ijuru bugendana nawe bugaragara aha hantu. Kandi turavuze ngo imbaraga z'abamarayika bawe zikora uburinzi muri uru rusengero, kandi imbaraga z'umwuka wawe wera zuzura aha hantu. Hari igihe umwuka yamanutse ngo igicu cyuzura urusengero, mu gihe cya Mose byarabaye, mu gihe cya Salomo byarabaye, mu gihe cya Yosiya byarabaye, mu bihe byose imbaraga zawe zagiye zuzura mu nzu yawe. Reka icyubahiro cyawe cyuzura aha hantu, reka umucyo wawe wuzura aha hantu, ku buryo imyuka y'abadayimoni n'ibindi byose bigendana na Satani bikurwaho hano, hagasigara ubwiza bwawe bwonyine. Reka imbaraga z'umwuka wawe zigendagende hagati muri twebwe. Uburwayi bwose bwaba buvuye ku ndwara zisanzwe, bwaba buterwa n'amadayimoni kuko nabwo bubaho, imbaraga zawe zimanukire gukiza uwaje arwaye, yaba arwaye indwara y'uruhu imumereye nabi, yaba arwaye indwara z'imitsi idakora neza, yaba arwaye indwara z'amagufwa, yaba arwaye indwara z'imisokoro, yaba arwaye indwara zo mu mihogo cyangwa izo mu nda cyangwa n'izindi zose n'iz'abaganga bananiwe kumenya izo arizo. Reka imbaraga zawe zimanukire gukiza no gukuraho ibyo byose, kuko Imana ishobora byose, kandi iyi mibiri yacu niwe wayiremye kandi ushobora kuyisimbura. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo waravuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusangira baruhura. Dusengeye umuntu wese waba yaje hano aremerewe n'ibibazo byamurushije imbaraga, byamuteye kwiheba, byamuteye kumva rwose ntako yagira. Rambura ikiganza cyawe uzamura uwo muntu mukure mu kabande. Ijambo ryawe riratubwira ngo mbwirira Zerubabeli ngo ibyo byose bigaragara nk'imisozi ngo ndaje mbihindura ibibaya, ngo kandi si kubw'imbaraga, ngo si kubw'amaboko y'abana b'abantu, ngo ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Bikore Mwami Yesu, ongera ubikore nk'uko wabikoreye abandi. Uyu munsi wongera ubikore Mwami. Kandi turasengera umuntu wese waje hano akiri mu byaha. Mana, ijambo ryawe riratubwira ngo ibyaha bivanze no guterana kwera ngo urabirambiwe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, reka imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kwemeza abantu. Waratubwiye Mwami Yesu ngo umwuka wera naza ngo niwe uzenda ku byaha akabitubwira.
uratubwira ariko uranatubwira ngo umwuka wera naza ngo azemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Mwuka wera manuka ukora umurimo wawe, ugendagende muri iri teraniro, abaje baremerewe n'ibyaha, abaremerewe n'ubusinzi, abaremerewe n'ubusambanyi, abaremerewe n'amashyari, abaremerewe n'inzangano, abaremerewe n'ibyaha by'uburyo bwose, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo uyu munsi bawurinde uburukiro muri wowe. Manura imbaraga zawe zikora umurimo kandi uhumugisha ijambo ryawe. Waratubwiye ngo ijambo ryawe ntirizagenda ubusa, ngo nk'uko imvura igwa ikameza ubwatsi, reka ijambo ryawe ryera imbuto mu mitima yacu, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze muri twe, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya, haleluya. Reka Yesu akorere hagati muri twebwe. Nahoze mbatera urwenya ngo umupastori yafashe terimosi asukamo divayi agenda ayinywa, hanyuma ageze mu nzira umupolisi aramufata aravuga ati pastor, ati ko nkureba nkabona umeze nk'uwanezerewe cyane, ati iyo terimosi yawe harimo iki? Ati genda nashyizemo amazi, ati niyo ndimo kunywa gusa nayatwaye muri terimosi kugira ngo akomeze asusuruke. Aravuga ati mpereza iyo terimosi nihumurize. Arihumuriza ati ko numve humura divayi. Aramuga ati ubwo ntabwo ari jyewe, ati ni Yesu wongeye arabikora, ati niko yabaye yongeye arabikora, yahinduye amazi divayi. Atari ko ubundi n'amazi nari mfite, ati ubwo ni Yesu wahinduye divayi. Reka twikomereze, Yesu abakorera ibyo amenyereye gukora, abakeneye kuruhuka baruhure, abakeneye gukira bakize, abakeneye gukizwa nabo bakize, mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo ariyo nyigisho yacu y'iki cyumweru, murabizi iki ni icyumweru cya gatatu cy'uku kwezi kwa 10. Ku kwezi dufite inyigisho ivuga ngo guhindurwa bashya n'umwuka wera. Icyumweru cya mbere twarebye umuntu witwa Sawuli wabaye umwami wa Isirayeli. Samweli yaramubwiye ngo uragenda uhure n'abahanuzi barimo guhanura, ngo uze kubasanga urahanurana nabo, ngo umwuka w'Uwiteka arakuzaho, ngo uhinduke umuntu mushya. Haleluya, uhinduke umuntu mushya, undi muntu. Amen. Kera maze gukizwa abasore twagendanaga mu byaha baje kunyagira. Kugira gute? Kunyagira, atari mu Kirundi ariko mu Kinyarwanda baza kunyagira. Baraza rumwe ati gusica byakugendekeye bite? Kuko icyo gihe nakijijwe nari umwarimu muri university, bamvana njya kwigisha muri tronco, iyo nkuru yo murayizi nkunda kuyivuga hano ko ni ishuri nigiyemo amasomo menshi. Baraza rumwe ati agahinda kaguteye rwose kujya muri ibi bintu by'abasazi b'abarokore. Ndavuga nti kabisa musezere ubu ngubu nagiye. Barambwira tubwo rero tugusezeyeho turakubara nk'uwapfuye. Ndababwira ntaho muvuze ukuri, wa wundi mwari mumenyere Antoine wa kera amekwisha kufa, yarapfuye, naramuhambye, ubu ndi umuntu mushya. Haleluya. Ikibazo dufite, hari abantu benshi babatijwe ariko batabaye abantu bashya. Ariko Samweli yabwiye Sawuli, aramubwira ngo Sawuli, umwuka wera arakuzaho ube umuntu mushya. Amen. Icyumweru gishize twabonye undi witwaga Sawuli wahindutse Paulo, umwuka wera yamujeho amaze kumukura imboneranye ku maso, wahoze atoteza itorero ahubwo araritoterezwa. Haleluya. Avamo umuvugabutumwa, avamo intumwa ikomeye cyane, yanditse 1/2 cy'ubutumwa bwiza cyangwa cy'inzandiko tubona mu isezerano rishya. Uyu munsi tugiye kureba undi muntu, kandi inyigisho nayise ngo uhumura ute iyi si gutetse. Haleluya. Uhumura ute iyi si igutetse. Isi iteka abantu. Abanyarwanda bacaga umugani ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya. Isi iragufata ikaguteka. Hari umuntu mperutse kumva avuga ngo niba itari yaguteka ngo ntugire ngo yarakwibagiwe, ngo iracyashakisha ibirungo. Isi izaguteka, bamwe bazatekwa ku ipanu yo mu rugo. Imana iguha umugore aguteke, Satani amukoreshe agushyire ku ipanu y'urugo aguteke. Imana iguha umugabo akubera umuriro baguteke. Imana igushyire mu kazi inzangano z'abantu, amashyari y'abantu, isi guteke tu. Aho ngaho niho yakwiye kuvuga ngo niba isi itaraguteka ntugire ngo yarakwibagiwe, ngo iracyashakisha ibirungo. Ariko uzabigenza ute isi niguteka? Isi niguteka uzahumura ute? Kuko burya hari ibintu bibiri bibaho. Iyi isi gutetse ushobora guhumura nk'ubwoya. Twebwe rero twabaye mu nka, burya bimwe mu bintu binuka nabi
ubwoya bubamo. Twajyaga twotsa inyana ariko ni nka nkuru twarazotsaga, iyo kubitaga umubunduro ku nyana cyangwa ku nka, ubwoya bunuka nabi, oderi y'ubwoya buhiye. Ariko iyo bokeje inyama bihindura impumuro. Burya ibintu byose iyo binaze mu muriro swati bihumura neza cyangwa bikanuka. Wowe isi igutetse uhumura ute? Niyo nyigisho y'uyu munsi. Iyi isi igutetse uhumura ute? Kuko izaguteka, twese igiduteka. Ariko kumenya guhumura neza isi yagukaranze, hari ibintu wongeramo. Amavuta y'umwuka iyo ari muri wowe baraguteka, bagukaranga ugahumura neza. Ibyo tugiye kwiga uyu munsi. Haleluya. Turareba umugabo witwa Stefano. Mujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 6, ariko inyito y'iyi nyigisho aho nayikuye ni muri Danieli ibice 3. Haleluya. Umugabo, umusore, nako bari bakira abasore, umusore witwa Shadrake na Meshake na Abedenego, ngo umwami Nebukadineza yari yategetse. Danieli ibice 3 n'ibyakozwe n'intumwa ibice 7 n'8 niho twiga, nako 7, 6 na 7. Noneho Nebukadineza aravuga ati, ngo Nebukadineza ubundi reka mbisubiremo neza kugira ngo mubyumve, yari yeretswe igishushanyo kinini cyane mu nzozi ze, murazibuka, ngo abona igishushanyo kinini arakibagirwa. Ariko ngo abona nibuye riza rigikubita amaguru ngo kihinduka ivu, ngo hanyuma ngo iryo buye rirakura rihinduka umusozi. Izo ni inzozi yarose arazibagirwa. Noneho aravuga ati, nimutambwira inzozi zanjye nibagiwe, abanyabwenge bose muri Babuloni babice ko ntacyo mumaze. Abami ba kera bagiraga imitekerereze ntajya ntekereza. Wese umwami bakamubwira ati, ko se mwami nta muntu wigeze arotora inzozi batamubwira. Twebwe ubundi batubwira inzozi tukazisobanura, none wowe uratubwira ngo nitukwibutsa inzozi warose uzirota ntitwari dufatanije. Aravuga ati, ubwo ntacyo mumaze, babice. Kubona umwami abura ibitotsi mukavuga ngo ntabwo mushobora kubona igisubizo. Ariko Danieli na Shadrake na Meshake na Abedenego ubundi nayo ntabwo yari amazina yabo, nayo babahaye bageze i Babuloni. Ngo baragenda, Danieli aravuga ati, muze dusenge Imana tumanura ibisubizo. Haleluya. Ubundi nuko abantu b'Imana twagombye kumera. Noneho ariko si yo nkuru nenda kuvuga. Noneho Danieli ngo asinziriye gatoya, hari igihe umuntu ajya mu masengesho ukamera nk'ugize utuntu tw'udutotsi, ngira ngo bajya baba mu masengesho murabizi, ugahita ubona iyerekwa. Ngo abona ikintu cy'igishushanyo kinini kirekire, ngo gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'igihimba cy'ibyuma n'amaguru y'ibyuma, nako hasi gifite ibyuma bivanze n'ibumba ku mano. Hanyuma Danieli abisobanuye, umwami ahita amuha promosiyo, aravuga ngo Imana ya Danieli niyo Mana kuko ishobora gusobanura inzozi. Ariko ikosa Nebukadineza yakoze, icyo gishushanyo yahise akirema, akoresha ifeza n'izahabu n'ibindi byose, arema igishushanyo gisa nacyo, agihagarika i Babuloni, ngo cyari kirekire cyane, gifite imetero nka 30 z'ubuhagarike n'imetero 3 z'ubutambike. Aravuga ati, abantu mwese nibavuze inanga z'uburyo bwose mwikubita imbere yacyo mukirame. Ariko Shadrake na Meshake na Abedenego baravuga ati, oya, hari Imana nawe wiboneye ko ari Imana ikora, ntabwo tuzapfukamira ikigirwamana, dufite Imana nzima. Haleluya. Ntabwo tuzapfukamira ikigirwamana, twe dufite Imana nzima. Nkunda bari abahungu. Iyi si turimo isenga ibigirwamana by'uburyo bwose, ariko nanone ntabwo ari yo nyigisho yanjye y'uyu munsi. Ariko niba ufite ibyo urimo gusenga bitari Imana, uyu ni wo munsi wo kubisezera. Noneho ngo bagiye baraza babwira umwami, kuko barabagenzaga cyane, kuvuga ati, ariko bari abaheburayo barimo barahabwa amafevazi menshi, babahaye promosiyo. Danieli yabaye umukuru w'abacunyi. Njyana nibaza nuko ajya bikora, ngo bamugize umukuru w'abacunyi n'abapfumu n'abakonikoni n'abakarodaya bose, bajyanama b'umwami. Tekereza umuntu usenga Imana ugiye gukurira abapfumu n'abahoryo bose basenga ibigirwamana, ariko kuko bari babonye hari Imana afite isumbi zabo, aravuga ati, wowe bategeke. Nibwira ko Danieli yabihoreraga bakazunguza ibinyuguri n'ibindi, yaniza akavuga ati, okay, mushyire uruhande ibyo byanyu ntibikora, mureke mbabwire uko bigenda. Bigaragara ko Danieli yasigaye akora i Babuloni wenyine, kuko abandi bose ubwo yari yabacecekesheje. Ubundi Imana nyamana ije, izindi mana zose zambika udupfukamunwa. Haleluya. Irazibwira ngo muceceke, havuga Imana nyamana. Nibyo njye mbabwira hano. Uriya njye ndaseka.
ariye abakristo bajya bambwira ngo hano ngo hari abantu ngo babapfumu ngo baza ngo koroga iteraniro, nkababwira ngo mwagiye mureka bakaza ahubwo ko bashobora kuzahura n'Imana. Jewe ikishobora kumpangayika mu iteraniro nk'iri suko umupfumu ashobora kuza aje kuroga iteraniro, suko umurangi ashobora kuza aje kwabura ngo ibiseke. Ikimpangayika nuko Yesu yaba adahari, kuko ubundi Yesu ahari arishoboye. Bene ibyo rwose arishoboye, ntabwo akeneye ubufasha bwanjye, ntabwo akeneye ko nshyiraho uburinzi, ntabwo akeneye ko njya kwirukana umupfumu, ntabwo akeneye ko njya kwirukana umurangi. Aramureba akamuseka akabaruze nk'uyu yaje gukora iki? Ko ntushobora kuroga iteraniro Imana iteraniyemo. Muzabaze Baramu Baraki aramutuma tuze umvumire bano bantu. Baramu aragenda hagara hejuru y'umusozi ngo yari umucunnyi. Ubwo yari kuba yaba ari wo muri no minsi, yari kuba ari nk'umurangi. Abarangi nibo bavanga Bibiliya n'ibindi byose, yari kuba ari nk'umurangi. Ko abantu benshi bayobera mu barangi bibwira ngo barasenga, kuko nabo bafata Bibiliya bakayishyira bari ko burya ntabwo ntimuzabyibeshyeho. Baramu araza aritegereza abwira Baraki ati Baraki dukoze ikosa, ntabwo nshobora kuvuma buriya bwoko, ni intera umuvumo uratugarukira, kuko Imana ibatwaye iri hagati muri bo kandi ifite amaboko nk'ay'imbogo. Haleluya. Kino umva abantu bahinda imishitsi ngo abapfumu ngo baraje, ngo abarozi ngo bagize bate, ngo baroga insengero, ngo baroga bavuga butumwa. Iyo mpagaze ahangaha mu izina rya Yesu abampagariki. So niyo watera imivumo yawe uhagaze hari uzayitera kugarukire, kuko ntishobora kumfata kuko ntacyo mpfa nabo. Haleluya. Ariko kuruta ibindi byose umwuka undimo aruta iyo myuka yindi urimo kuvuga. Mujye mutandukanya ibintu. Uburozi bwo mu kanwa bwo ushobora kundoga nkapfa kuko ni shimi. Kamestri umubiri wanjye, kamestri umpaye siyanure nkayinywa, ariko Yesu yaratuvuze ngo nitunywa n'uburozi ngo ntacyo buzadutwara, wenda icyo gihe bizanyangiza ariko nzakira mu mbaraga za Yesu. Ariko kumbwira ngo urahagaze ngo urimo urafutera ibintu ngo uraje ngo urafutera ngo ngiye guhagarara hariya ngo sinzirize pastori ngo mfutere, ariko ye futera ni akazi kawe, ntacyo ushobora gufutera. Imana ihagaze mu iteraniro ry'abantu bayo. Ba Shadarake na Meshake na Abedenego babwira umwami aravuga ati twebwe dufite Imana ishobora kudukiza, niyitana dukiza ntidushobora kuyitenguha. Haleluya. Noneho ngo umwami ngo agira umujinya aravuga ati abantu bagasuzugura iki, baravuga ati Shadarake na Meshake na Abedenego, ninde wababoheje, ninde wababeshye, ninde uzabakiza umujinya wanjye? Abasore bamuhagarara imbere bamwe ati Nyagasani turakubaha, ariko ibyo gusenga ibigirwamana ntituri bukubahe. Dufite Imana izadukiza, nitazanadukiza bizinjira mu mateka ko twanze kuramya ibigirwamana tugapfa kubw'Imana yacu. Haleluya. Ariko Imana iramureka ngo aravuga ati noneho nimucane ririya tanura mwongeremo inkwi n'amabuye yaryo atukurire bayabona arabye indimi. Bashyiramo inkwi, bongezamo izindi, bongezamo izindi, bongezamo ibindi, barangiye barabafata ngo barazunguza, kubera ko itanura ngo ryari ryagurumanye cyane, ngo umuriro wasohokaga inyuma. Barabafata bagiye kubanagamo, abasirikare babanazemo abari bo bagwamo. Mbabarira bari abasirikare bazize akarengane, baguyemo babanaze bahambiriye ngo bacyambaye imyenda yabo. Ubwo niba bari bambaye amakanzu nk'iyanjye, ubwo n'umushumi bari bakiwufite, n'umukandara bawufite, n'imyenda y'imbere irimo, na bya bindi bafunga mu mutwe, kuko muri biriya bihugu bafunga n'ibindi mu mutwe, ngo babanagamo. Hanyuma bamaze kubanagamo umwami arareba biramucanga, aratuza, abwira abantu ati ibyo mbona namwe murabibona? Bati biti Kinyagasani, twanaza abantu bangahe mu itanura? Ati se Shadarake na Meshake na Abedenego atoya, ntabwo ariko bimeze. Ndungurutse mu itanura mbona harimo abantu 4, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Haleluya. Hari Imana idusanga mu itanura hagati. Hanyuma aramubwira ngo, arahamagara ngo Shadarake na Meshake na Abedenego, ko nabatwitse nimusohoke turebe niba atari abazimu banyu barimo kugenda mu itanura. Babona Shadarake na Meshake na Abedenego barasohotse bambaye imyenda yabo, nayo bari bambaye mu mutwe ikiriho n'ubwanwa bugihari, ko muri biriya bihugu bagira ubwanwa n'ubwanwa bwari bukiriho. Ngo barabitegereza, nkunda amagambo bavuze, ngo barabitegereza, ngo noneho umwami aravuga ngo umva,
ngo barabegera, kuko urabona abantu basohotse mu itanura ryaka umuriro bacanye murireba, namwe mwagira amatsiko yo kureba niba atari abazimu basohotsemo. Ngo barabegera barabaze, ubu nibyo koko? umva uko bavuga umurongo wa 26. ngo Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose, mwe nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego bahera ko bava mu muriro, they came out of the fire. Njya mbwira abantu buriya twebwe hari abantu bakoreye imyitozo mu muriro. Muzabyemere cyangwa mwe kubyemera, ikintu gishobora kunca intege ntabwo kizaba ari made in Rwanda, kuko mu Rwanda twaciye mu muriro kuva turi abana. Ndaza kubibabwira nitubigeraho. Ugaca mu muriro bakawucana, itanura rikagenda riba rinini, ukabona impiri zirimo imisumari ufite imyaka 3, ariko icyo gihe ntibakubitaga abana. Kuri 15 ukabona ibisongo n'amahiri n'ibindi bikakwiruka inyuma ntibigufate. Noneho kuri 35 bikaza noneho byongeyeho n'imbunda n'amasasu n'amagoronade, hanyuma ugasohokamo kabwira abantu ngo rero ubu twebwe twanyuze mu itanura ryaka umuriro, dusohokamo nta muriro tunukaho. Haleluya. Kuko uwo niwo mwitozo. Abantu benshi banyuze muri iryo tanura basohokamo barabaye amakara nk'igiti, ariko hari abandi banyuze mu muriro basohokamo barabagirana nk'izahabu. Kuko Petero yarandeze avuga ngo izahabu igeragereshwa umuriro, ngo hanyuma ubwiza bwayo bukarushaho kugaragara, kubera ko izahabu bayinaga mu muriro, uko ibindi bibuye by'ibitaka n'ibindi bigenda bishonga, hagasigara izahabu irabagirana. Ubundi nuko twagombye kumera. Isi ni guteka, ujye uvuga ngo Imana irimo irantunganya, irankuramo inkamba. Haleluya. Turaza kubyiga ariko ntiturahagera. Ngo nuko Saduraka na Meshake na Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe babandi babagambaniye n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo. Number 1, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara. Haleluya. Twanyuze mu muriro ntiwagira icyo dutwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse. Urabyemera ko umusatsi wabo utababutse? N'imyambaro yabo ntacyo yabaye. Umvaho nakuye titre y'inyigisho ngo habe no kumva umuriro ubanukaho, nta n'impumuro yuko baciye mu muriro. Haleluya. Kakanda gakunda cyane. Habe no kumva impumuro y'umuriro, ukanyura mu bibazo, wasohoka abantu kuvuga ngo bisikana ka wundi siwe bavuga kuvuye mageragere ko tubona sa kinezerewe. Habe n'impumuro ikunukaho. Bisikana ka batubwira ko wundi wahombye neza bakamuteza ko tubona sa kinezerewe. Habe n'impumuro y'umuriro ikunukaho. Haleluya. Wese se wa mushomeri, habe n'impumuro y'umuriro. Uhumura ute iyi si gukaranze? Icyo kibazo turimo kwibaza. Shadrake na Meshake na Abedenego bahagaze neza, babata mu muriro, basohoka nta muriro bahumuraho. Kakanda gakunda cyane, kari no mu byo ndimo kugerageza kurwaniza kubigeraho. Ariko inkuru nziza tuyibona noneho kuwanyuze mu muriro, uretse no ahubwo aranapfa. Burya abantu benshi bibwira ngo Imana izadukura muri byose, hari igihe izakureka upfe, ko twese tugira ikizatwica. Sibyo? Twese tugira dute? Tugira ikizatwica. Hari igihe kizakwica kizazanwa n'abantu, kandi wibwire ngo igukuramo ikure cyupfe tuguhambe, ahubwo wige uko uzapfa n'ugiye gupfa. Jewe narabyize ndabizi. Twaciye mu ishuri, hari abantu baciye, njya mbibabwira ahantu batorejwe mu ishuri ry'abadaso, hari n'abatorejwe muri special force. Burya baba batandukanye mu gukomera kwabo. Twebwe twatorejwe muri special force, ariko abakristo benshi mwaciye mu badaso. Kadete yanyu ni y'abadaso kabisa. Hari igihe umuntu gahute wowe uri umudaso. Njya mbibwira n'abapastori, hari abapastori bahura n'ikibazo akubwira ati mbivuyemo, nawe wowe uri umudaso. Uri y'u Rwanda rwibeshya rukohereza abadaso kabo delegado. Ntabwo nzi ko hari, ntabwo ibyo batuvugaho ntibaba bituvugaho uyu munsi. Hari aho wohereza abadaso
kari naho bohereza aba special force. Twebwe urugamba rwacu rusaba special force, ntabwo ari urw'abadaso. Bafata Stefano, reka tubanze twumva inkuru ya Stefano. Ubundi Stefano tumubona mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa, nibwo tumubona. Icyo gihe baratubwira ngo itorero ryari rimaze gukura, ngo abapfakazi b'abakristo ariko babagira ikikazi, kuko burya mu bayuda habagamo abayuda bo muri diaspora bavuga ikigiriki n'abayuda bo muri Isirayeli bavuga igiheburayo. Noneho ngo batangiye kujya basangira ibyabo, ngo aba diaspora babo bakavuga ati ariko twebwe iyo tuje batanga ibyo kurya twe bakatwibagirwa, wenda kubera ko batumva ururimi rwacu, ngo bajya kubibwira intumwa. Niho Stefano atangirira. Mujye mu gice cya 6 tubanze tumwumve. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Baratubwira ngo muri icyo gihe abigishwa, umurongo wa mbere w'igice cya 6, abigishwa bakigwira, abayuda bakigira icyo batangira kwitotombera abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga mu igerero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Icyo kantu niba byakundaga natwe mukadukiza ibintu bimwe twicaramo, intebe zavunitse, ngo pastori ntabwo nshinzwe kureba intebe zavunitse. Ubundi ngo mu rusengero ngo hari ibintu bitagenda, ubundi hagombye kubaho abakristo bareba iby'ibyuma n'iby'intebe. Jewe nkasigarana umurimo wo gusenga no kugabura iby'Imana. Kajya nza gusa mukajya mubaza atari ko twakuribeye kuki tubona ibintu tuzanira bijandamye, ibintu by'ibisumare by'ibitogosanyo bidakaranze neza. Wenda ibyo mubimbwiye navuga nti cyo kora mufite impamvu, ariko kumbaza ngo turabona ngo urusengero rusa nabi, ngo turabona ngo intebe, bundi byo si bya pastori. Izi ntumwa za mbere zabikoze neza, ziravuga ngo umva ntabwo bikwiriye, nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo, ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana, tuzaguma mu by'Imana yaduhamagariye. Ariko muri kino gihe mbona ahubwo twarabicuritse, twe twagiye ku meza kugabura, sanga pastor ari mu mishinga, ugasanga pastor ari mu yewe namaze igihe hari umushinga twagiraga hano, singiye kuvuga waterwaga inkunga nandi, ubwo ababizi barabizi, hayo ngo pastor ngo ntagaragara mu mushinga nkawe, ngiye ntabwo nshinzwe imishinga, shinzwe gusenga no kugabura iby'Imana. Abo twashyizeho simbaga, ariko ugasanga bibabereye ikibazo, kuko bazi ko twe tugomba kuba abadiyakoni, ariko twe turi abapastori. Hari abadiyakoni bagomba gukora, ariko nabo bakaba buzuye umwuka kandi bafite ubwenge bw'Imana. Haleluya. Noneho ngo abari aho bashima ayo magambo, batoranya Stefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Umurongo wa 5, na Filipo na Prokuro na Nikanori na Timoni na Parumena na Nikarawo muri Antiokiya watoye idini y'abayuda. Urumva ko yari umugira ikinyine. Babashyira imbere y'intumwa, bamaze gusenga barambika ibiganza, nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara. Umubare w'abigishwa ugwira cyane Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Kuko urumva iriya mikorere iyobowe n'umwuka wera, aba pastori, aba bishops, twe tukajya mu ruhimbi, tukajya kumanura ubwenge bw'Imana, tukajya kumanura iby'Imana yavuze. Noneho mwebwe mukajya mu mishinga. Icyo gihe ngo byarafatanije, ngo itorero rirushaho gukura, rirushaho kugira imbaraga. Naho ndasanga twaraguye umudari, turahanga uhirirwa mu mishinga, warumiranye, waza kwigisha ukaza urimo kubara inkuru zo wakuye kuri radio no muri YouTube, narugize rute. Hari igihe Sawuli yagiye guhiga Dawidi mu butayu, aragenda asinzirira mu butayu n'abasirikare bamukikije. Dawidi ajyana n'uwitwa Bishayi, baragenda basanga ngo basinzirira, aramubwira ati twara ririya cumu rye n'agacuma. Yabyigishaga abapastori nkababwira nti kuri uriya mwami bamutwaye icumu rye n'agacuma, niko tumeze. Satani yaraje adutwara icumu n'agacuma, intwaro zacu arazitwara, n'amazi yacu y'umwuka arayajyana, hasigaye dusigara turi aho ngaho. Hanyuma ariko Dawidi yakomereye ingabo za Sawuli, aravuga ati we ntabwo mwakoze akazi kanyu neza. Umwebwe nta bintu bijya bibabangamira hano. Kumviye muterwa bira bintu, hari igihe ibyuma bivuga n'abantu kaza pastor ibyuma byavugaga nabi, cyo ntabwo nshinzwe ibyuma.
ariko pastor iyo ibintu izi ntebe za hano ntizimeze neza, iyo ntabwo nshinzwe intebe. Nibikubera umutwaro uzabigira uwawe, ubiterure ubiheke. Haraho ngo none se uhemberwa iki? Muranyumvira di? Nshaka guhembwa se hano nari kuza. Hari n'umuntu yigeze kubibwira nawe ngo iyo mvugo ntuzongere kuyivuga uri imbere yanjye. Nshaka guhembwa ntabwo nari kuba pastor. Sivyo? Rwose ushaka amafaranga ariyo yaguhagurukije ntuzabe pastor, ndabikubujije. Nabajya bibeshya ngo hano ngo hirya ngo haba amafaranga ngo batura n'amatura. Cyane umva abantu bari bakubunza ibigambo bagahondagura amagabo, ariko se amafaranga ndashatse amafaranga ntabwo naza kuyashakira hariya mu giseke. We hari ahandi ari meza ashyushye aryoshye atarimo n'imiruho, atagusaba kurara usenga, atagusaba gutegura sermon, kandi nkayakorera meza nkayashyira mu mufuka nkagura ikimodoka kinini. Ariko cyo ndimo kubabwira si icyo. Ababigishwa baravuga ngo ya ntabwo tugiye kureka gusenga no kugabura iby'Imana, mudutoraniza abantu babiringirwa buzuye umwuka. Batoranyamo na Stefano, niwe dushaka kwibandaho. Ngo Stefano umurongo wa 8 yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, akora mu kubanda ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Urumva uyu Stefano nubwo yari umunyamishinga ariko yari yuzuye umwuka, akora n'ibitangaza, abwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Noneho umurongo wa 9 baratubwira ngo noneho ngo ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa y'Abarubertino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyalexandria n'iy'Abanyakirikiya n'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Stefano. Mu cyongereza baravuga ngo opposition arose, abantu bo guhangana nawe barahaguruka. Burya rero iteka ryose idini ihora ihanganye n'umwuka. Idini ihora ihanganye n'umwuka, niko bigenda. Barahaguruka. Ariko ikintu nkunda ngo bahagurutse, aka niko kantu ka mbere nkunda cyane, ngo baramukurubana bamujyana imbere y'iteraniro ry'abayobozi mu Sanhedrin, bamujyana imbere y'abanyarukiko. Hanyuma nkunda aka kantu, murebe uko icyo gice kirangiye 15, ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na hamarayika. Umuntu wuzuye umwuka ahagaze imbere y'abantu bose barimo guhekenya amenyo. Yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo Stefano, ikarume gatoya utanga ubuhamya. Ngo bamurebye mu maso babona asa na marayika. Ndashaka kukubaza ikibazo, iyi si guhekenyeye amenyo usute? Iyo uhagaze imbere y'abantu bahekenya amenyo, bazamuye urusaku, bazamuye akayoge, usute? Kuko kenshi isi dushushanya mu ishusho yayo, ihekenya amenyo natwe dukambya agahanga. Harujya uririmba ngo nuhekenya amagufwa ngo ngewe nzahekenya amabuye. Isi nihekenya amenyo ntuzayahekenye, ahubwo isi nihekenya amenyo ujye uzamuka ujye mu mwuka use na marayika. Haleluya. Njya mbabwiriye inkuru, ntabwo nayisomye ahantu, nayibonye n'aya maso yanjye abiri mpagaze hano hejuru. Abaza aho biro zacu ziri, biro yanjye giye bakurira ruhande rwo hepfo. Naye nihagarariye hariya ndimo kureba hejuru, ndimo kuruhuka, mbona ibyiyoni bibiri birimo kwirukanka na sakabaka. Burya sinzi iki byiyoni bipfa na sakabaka. Sakabaka igira gutya niba yifatiye kandi ibyiyoni bikayijya inyuma, ukabona ibyiyoni birashonda sakabaka. Mwari wese biriya byiyoni kuki bidatinya sakabaka kandi ibirusha inzara zityaye? Ariko sakabaka mbonera byihoreye, kuko yaravuga ngo hari uburyo dutereta ibyiyoni. Iyo bitangiye kuzana kayoge ntabwo usa nabyo, ntabwo hindukira ngo urwane nabyo. Mbona sakabaka irabyihoreye izamutseho gatoya, ibyiyoni nabyo birongera birazamuka. Sakabaka irongera izamukaho gatoya, ibyiyoni nabyo birazamuka. Uko igenda itumbagira mbona ibyiyoni bitangiye gucika intege, mbona biramanutse birayiretse. Ndavuga ni hariya mpigiye isomo rikomeye cyane nigishijwe na sakabaka. Umunsi nzabona ibyiyoni bitangiye kunyegera nzajya nzamukaho gatoya. Haleluya. Baratubwira ngo Stefano yahagaze imbere y'urukiko yuzura umwuka. Batangiye gutera agasaku aratuza asa na marayika. Haleluya. Yanga gutera agasaku, yanga kubigana. Isi ni guteka, ujye wigira hejuru ho gatoya uve mu mbabura. Haleluya. Niyongeramo umuriro wigire hejuru ho gatoya uve mu mbabura. Niyongeraho gatoya uzamukeho gatoya kugeza igihe imbabura izakomeza ikaka kandi wowe utayirimo. Hari igihe abantu bakubwira ngo barakuvuze, fayi. Ngiye nkubwije ukuri.
abo tujya tuganira barabizi. Iyo ukambwira ngo kanaka yarakuvuze ndabubwira mwihorere, ntabwo ahemberwa kumvuga neza, cyumureka yivugire. Ntose niba azi kuvuga nabi mureke yivugire nabi, kuko uruvugo ntawe rwishe. Ariko abantu usanga barabyimbye ngo ubona ngo yaramvuze. Isi iraguteka ugatangira kunuka muri cyo vuge. None se ko yarakuvuze nabi waraye ubusa? None se ko yakuvuze nabi waraye upfuye? None se ko yakuvuze nabi warwaye? Ahubwo ugiye kurwara kubera ko wamenye ko yakuvuze nabi. Ubundi ushatse bavuga ngo se ubundi kumvuga nabi byantwaye iki? Ukigira hejuru ho gatoya ukareka ibyiyoni bikaguruka munsi yawe. Icyo nicyo kuzura umwuka bimara. Haleluya. Hari ikintu kigeze kuba cyari kinini cyane kuri bamwe, ariko ntabwo cyari kinini kuri je, nubwo ari gihe cyari cyabayeho. Noneho abantu baraza barambwira ati yewe rwose wihangana ukomere. Nari umupastori, nyivuze mwakimenya, ariko ubwo abazi no gusoma ibimenyetso by'ibihe bamenye icyo ndimo kuvuga. Wihangane rwose ntuve mu murimo, turabizi ibi bintu bijya bibaho. Ngaseka, arazi ko aba bantu barimo kugurukira muri zone y'ibyiyoni. Umwe yanabivuze nawe aravuga ngo Antoine yajyaga yirata ngo agiye kumera nk'igihaza wakubise hasi kigo kikavuga ngo hwa. Kandi wabivuze ni inshuti yanjye. Munambwe atari ko kana kamupfiki. Ubonye ngo avuge ngo ugiye kumera nk'igihaza wakubise hasi kivuge ngo hwa. Ntabwo ko ntacyo dupfa jewe ntabyo nzi. Ni gusuza mumbwirire ngo hari ibintu bibiri byitwara bitandukanye iyo wabikubise hasi. Iyo ukubise hasi igihaza cyuzuye amazi kiravuga ngo hwa. Iyo ukubise hasi denesi yuzuye umwuka irazamuka ikajya mu kirere. Rero uzagenda umubwire ngo we ntabwo ari igihaza ni denesi. Mwuzure umwuka. Iyo wuzuye umwuka isi iragukubita hasi ukabondisa. Hanyuma baguteka amavuta akavamo ugahumura. Haleluya. Amavuta akavamo ugahumura. Impamvu iyo batwitse ubwoya bunuka nuko nta mavuta aba mu bwoya. Impamvu iyo batwitse brochette ihumura nuko haba harimo amavuta karushaho guhumura. Burya igihumura ni ibinure biba biri mu nyama. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo ibinure byose mujye mubitwikira imbere y'Uwiteka kuko bihumura neza. Haleluya. Isi nigutwika ujye ureka amavuta y'umwuka asohoke uhumure neza. Buri cyatumye Stefano atuza, yahise azamuka ajya muri dimension y'umwuka. Dimension y'umwuka iravuga ngo muri dimension y'umwuka imbuto z'umwuka ni amahoro. Ukagira amahoro kandi ibintu birimo gucika hagukikije. Ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro n'ibyishimo. Ukicara ukagira amahoro. Jewe aya mahoro ndayazi. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa ya 7 nako y'ukwezi kwa 4 muri 1994 nera hamwe zahagaze imbere y'iwanjye. Ikintu cyabanje kuza muri jewe sinjya mbeshya abantu. Nari kunuka kabisa. Ndavuga ni ngiye gufata umuhoro ndasohoka ndatemamo bakeya mfe, ariko mfe nk'umugabo. Hanyuma numva Imana inkomanze ku rutungo, hanyuma se nupfa nk'umugabo. Uratunguka imbere yanjye ufite amaraso ku ntoki, umbwire ko wari uvuye hehe? Wapfuye nka Yesu. Mita neza nswitching off, mva muri kamere ndazamuka njya mu mwuka. Numva amahoro aragarutse. Ngira Imana ntumbabarire no kuba natekereje gutyo. Ubampereho umugisha nibanyica ne gupfa nshinyitsa amenyo mfe ntuje mbasabira umugisha. Hanyuma bikurikiye n'amateka kuko zirakabaho inkotanye, nubwo nigeze kubivuga abantu bamwe akabanga abayihakirwa ngo bagira gute. Reka tujye tuvuga abandi neza, kuko kuvuga ko abantu bakugiriye neza ntabwo bahakwaho. Nigeze kubivuga mu nyigisho imwe, mbona abantu bashyizeho ama comments ku nyigisho aho bari bayipostinze bati teoriya n'umuntu uhora ahakirizwa. Jewe mpakwa kuri Yesu, ngira data bujumwe. Abandi mbavuga neza ariko ngira data bujumwe niwe mpakwaho wenyine. Ariko abandi ntabwo, nta tegeko mfite ryo kuvuga abandi nabi, nta nubwo mbyemerewe. Kandi iyo uvuze ko umuntu yakugiriye neza ntabwo umuhatswe uvuga ibyo yakoze, sibyo? Ariko ibindi ni amateka. Reka twikomereze kuri Stefano. Ahagaze asa na marayika kubera iki? Kubera ko yarahagaze ajya mu mwuka. Amahoro Imana itanga arenza y'umuntu yamenya atwarira muri we, aratuza, urusaku rumukikije, arahagarara asa na marayika. Amen.
murambabwira ngo nimushaka gutekwa n'isi mugahumura ujye wuzura imbuto z'umwuka, ujye wuzura amavuta y'umwuka, kuko iyi si gukaranze impumuro iva mu mbuto z'umwuka. Urukundo ugakunda n'abanzi bawe, amahoro ugatuza niyo bimeze nabi. Siko Yesu yavuze ngo ariko ubundi niki gituma muhangayika, nguko imihangayiko yanyu idashobora guhindura amateka, ngo ntishobora no kukongeraho umunsi wo kubaho. So tuza nupfa unapfire muri Yesu, kandi n'ibyishimo unezerwe niyo bitagenda neza. Kunezerwa bitandukanye no guseka. Nshobora kurira ariko nezerewe, nshobora gupfusha nkanezerwa ko wanjye yagiye mu ijuru, ariko nkarira kuko nabuze umuntu, ariko ntabwo bizankuraho amahoro, sinziheba. Muzi kubitandukanye. Ariko mu mibanire yawe n'abandi katubwira ngo imbuto z'umwuka no kwihangana. Nubana n'abantu badashobotse, barahari badashobotse, barahaba mu muhanda. Jewe rero imodoka yanjye igomba iberwa no kugonga. Narabanje mpagarara hariya kwa kundi tuba dutegereje ko feruje ivamo, kwa kundi abamotari baba byigana, araza agonga undi, barangonga, imodoka yanjye bari ipondamo. Sohokamo ndayireba, bita ntekereza uwangonze rwose, uyu nguyu ndamukurura mu manza, wenda yaraje kwishakira bitanu by'uwo munsi. Pastor mbabarira, nawe numva peti igendere rwose, nta kibazo, ndamusekerera igendere rwose niba ari kunkoreshereza byihorera nzikoreshereza, ahubwo genda vo mu nzira, nta police nshaka kwiza gukora costa. Aragenda. Jo ndagenda hano ngiye kunywa essence, umutaximani kwa kundi bakunda kubyigana, ubwo bwoko bubiri n'ubwoko bwihariye bahora babyigana, sinzi iki. Taximani araza byigana n'abandi, araza aranyegera gutya, imodoka irankoshora. Ndasohoka ndayireba, ngo pastor ngo rwose ngo uyu munsi nahuye n'ibibazo, ngo mbabarira. Ndavuga nubiziga rwose, ndabibona huye n'ibibazo, n'ubundi kugira ngo ngonge gutya mpagaze ugomba kuba huye n'ibibazo. Ntigendere ngo twandikirane ntoya, ufite ibibazo twandikirane rwose, muhaye gift itahire nzikoreshereza. Rero buriya mu isi y'abagongana, mu isi y'ababyigana, mu isi y'abavuga nabi, mu isi y'ababeshya, mu isi Imana ivuga ngo mugire kwihangana no kugwa neza no kugira neza n'ingeso nziza. Haleluya. Ariko no mu mikorere y'akazi ngo mugire kwirinda no gukiranuka. Ibyo rero iyo babishyize mu ipanu, iyo bagukaranze, bazagukaranga mu rugo imbuto z'umwuka zihumure, bazagukarangira ku kazi imbuto z'umwuka zihumure, bazagukarangira mu muhanda amavuta y'umwuka humure, bazagukaranga aho bazagukarangira hose. Ntabwo uzijima ngo use n'umurayi, uzasa na marayika. Dusoza umva uko birangira. Stefano ntabwo banyuzwe, bamukura imbere y'urukiko, kuko imbere y'urukiko yarireguye, abereka amateka ya Isirayeli yose, ageza kuri Yesu, ngo avuze izina rya Yesu, ngo bahita barakara. Umva uko babavuga. Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga. Oya 7 aho badusomeye uyu munsi 54, ngo bavyumve batyo bazibiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Wari wicara imbere y'abantu bazibiranijwe n'uburakari, bahekenya amenyo, bakambije agahanga. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama. Umva icyo nkunda, igihe abandi barimo guhekenya amenyo bakambije agahanga, we yuzura umwuka wera. Umva abadamu murimo hano, wenda bamwe muri mwebwe muri ku ipanu y'umugabo uvuga nabi uhekenya amenyo. Barahari. Hari abagabo bamwe bameze nk'aba bantu bahorana uburakari kandi bahekenya amenyo. Nubona atangiye guhekenya amenyo, ujye urara murebe mu ijuru, wuzura umwuka. Kuko burya hari intambara zirwanwa mu buryo butandukanye. Iyo umuntu aciriye ubuvundero ugacira ubundi, inzu yose ni ukumwotse. Ariko iyo umuntu aciriye ubuvundero ukabwihorera ukareba mu ijuru, nibura uruhande rumwe ruzamura impumuro nziza, niyo atayibona. Ko hariho n'igihe uceceka wanze kumusubiza, wanze kuvuga nkawe, ahubwo akarushaho kurakara, ngo uranjunjamana wa kintazi. Kera nigeze kuyoborwa n'umuyobozi
ntabwo yari umwana mubi ariko yagiraga umujinya w'indengakamere. Noneho umunsi umwe rwose ndamubona Zaya yajunditse umujinya mwinshi usohokera mu maso no mu matwi no ahantu hose. Araza arahagaramita nanjye nabona ngiye kujya mu mwuka ndebe uko bikora. Aravuga mara nk'iminota 30 ngo ariko ukoze mwibuye ngo umuntu arakubwira ngo ntusubize. Nawe nturi umuyobozi wanjye nkushubije nk'uko urimo kuvuga ahantu hashya. Neza mbona umujinya we wose. Ndamubwira nawe ubwo reka ngiye gukora ibyo wambwiye kuko ibyo wambwiye nabyumvise ntabwo ari ngombwa kumusubiza nk'uko wambwira. Ngiye kubikora. Akadomo kagarukira aho ngaho. Kuko burya igihosha umuriro w'uburakari ngo ni ijambo ryiza. Umuntu naza arimo gucira umuriro nk'idarago, nawe ntugacire undi, ujye ucira amazi. Ibintu byose byoroshye. Abantu bakunze kuvuga ngo ariko ibintu byose urabyoroshye. Ntabwo burya byoroshye. Abantu bacira umuriro nge ngacira amazi, kazimya umuriro. Amina. Kuko burya ino si turimo hari ubwoko bubiri bw'abantu, hari abacira umuriro, hari n'abacira amazi. Hari abagendera mu mirimo ya kamere n'abagendera mu mbuto z'umwuka. Kandi iyo bashyize ku ipanu buri muntu wese ahumura ukwe. Hari abantu bavoma hafi iyo bashyize ku ipanu bahita banuka. Hari n'abandi uterera ku ipanu bagahita bahumura. Hitamo uzabawe. Kandi uyu munsi umenye uko uteye. Nuko ngo Stefano yuzuye umwuka wera ararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Igihe abandi barimo guhekenya amenyo wabona Yesu, igihe uzabona isi itangiye guhekenya amenyo ujye utumbira Yesu urebe mu ijuru. Utabarwa kwawe kuzaba kuri hafi. Wibwira ngo byatumye baceceka, ahubwo noneho inshinga 5 z'ubugome. Baravuga ngo barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwiraho icyarimwe, baramukurubana, bamwicisha amabuye. Ariko barimo kumwicisha amabuye ngo Stefano umva uko birangira. 59 bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Haleluya. Arapfukama azamura amaboko aravuga ati mwami ndabizi ngiye kurangiza, nabyumvise amabuye banteye n'imigambi bafite nuko mpfa, ariko ndapfa mvuga umugisha, sindi upfe mpekenya amenyo, sindi upfe mpishinyitsa amenyo nk'imbe bafashwe mu kamashu, ndabumba umunwa akira ubugingo bwanjye kandi ntubabareho iki cyaha. Ngo arasinzira. Haleluya. Uwitwa Baramu yigeze kuvuga ngo mva icyama nkazipfira nk'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba nk'iryaho. Nahagaze iruhande rw'uburiri bw'abantu bapfa. Burya kuba pastor bikujyana mu ishuri, ni ishuri rihoraho. Nabonye abantu bapfa. Hari abantu bapfa batuje, ukabibona kuko ukagira ngo kuko arasinziriye neza, wanareba no mu maso ye ukagira ngo arasinziriye kandi yapfuye. Ariko hari n'abandi bapfa batera imigeri, bakarwana agashibura. Kavuga uyu muntu rero mu buzima agomba kuba yarabagaho n'ubundi ashihurana n'ubuzima. Ariko reka twige kugenda nk'uko abakiranutsi bagenda, n'iherezo ryacu rizabe nk'iryawe. Haleluya. Nkunda uko Stefano yapfuye ngo arapfukama arambura amaboko aravuga ngo Mana, ijambo rya nyuma nshaka kuvuga si ijambo ry'umujinya, ijambo rya nyuma nshaka kuvuga si ijambo ry'ubugome, ijambo rya nyuma nshaka kuvuga si ijambo ry'umuvumo. Ubabarira iki cyaha ntukibabareho. Ngo ahita yigendera azamuka mu ijuru. Haleluya. Hari abantu njya nigisha aho natangira gutegura nabatekereza, kumva mu maso hajemo amarira, kumva mu mihogo hajemo ikiniga. Ntekereza Stefano azamutse mu ijuru kuko ngo yari yabonye ijuru rifunguye, ngo abone umwana w'Imana ahagurutse. Ubundi Yesu aba yicaye iburyo bw'Imana data dusabira. Ariko hari igihagarika akaza akavuga ngo hagiye kuza umuntu w'imena, tugiye kumusanganira. Standing ovation. Bagahaguruka bakakira umushyitsi mukuru. Babona umushyitsi mukuru witwa Stefano araje, kandi ugiye kumwakira ni umukuru w'abakuru, umwami w'abami, umutware w'abatware. Ahagarara ku muryango w'ijuru, ahinjiye aramubwira ngo Stefano, congratulations. Hallelujah.
nakubonye bagushinyikira amenyo ujya mu mwuka usa na marayika. Haleluya. nakubonye bazamuye amajwi bahekenya amenyo ubura amaso yabakuraho ureba mu ijuru. nakubonye upfa ubasabira umugisha. ndavuga ngo wapfuye nkuko napfuye, congratulations. Haleluya. abo nibo turibo iyo turi mu mwuka. niba gutera amabuye ubatera indabyo, niba kuvuga nawe ujye ubavuga neza cyangwa wicecekere. ibyiyo ni nibikuzamuka ujye uzamuka ujye hejuru yabyo, ujye mu mwuka, kuko umwuka wera nicyo akora, aratuzamura akatubuza kumanuka, akaduha iherezo ryiza. Imana ibaha umugisha. murahirwa ni mu byumva, ariko murahirwa kurushaho ni mu byumvira, ariko murahirwa kurushaho ni mu bikora, ko muzavamo abakristo banesha. isi ni guteka, ujye uhumura neza, ntuzanuke. dusenga Imana. ariko wenda wumvise hari icyo umwuka akubwira, kuko inshuro nyinshi isi yaragutetse hanyuma ntiwahumura neza. kandi reka nkubwire ikintu kimwe, n'uno munsi hari ubwo ishobora kongera ikaguteka uvuye hano, hari n'ubwo ejo izaguteka usubiye mu kazi. ntabwo uzi panu izagutekaho, ariko iyo izagutekaho yose cyangwa iyo irimo kugutekaho yose, fata icyemezo ujye mu mwuka, hanyuma uhumure neza. Imana ibaha umugisha. dusenge Imana. kandi niba urimo hano wumvise Imana ikubwira ngo uyu niwo munsi wawe wo guhindura ukava muri kategori y'abo banaga mu muriro bagahita bamera nk'uwababanazemo, uvuge ngo Mana umbabarire, umpindurire, unshyire muri zone y'umwuka. uzamura ikiganza dusenge Imana. turagushimye Mwami Mana yacu, kwifuza kwacu guhora ari kumwe nuko tugendera mu mbaraga z'umwuka aho kugendera mu mbuto za kamere. ureba abantu bose bateraniye ahangaha, buri munsi isi iraduteka. turi mu isi y'abahemu, turi mu isi y'abambuzi, turi mu isi y'abanyabinyoma, turi mu isi y'indangare, turi mu isi y'abambuzi, turi mu isi y'abagambirira nabi. ariko aho hose ipanu isi izadutekaho yose, turasenga ngo twuzuze umwuka. mu byo tuzanyuramo byose twe kuvuga amagambo, mu byo tuzanyuramo byose twe gukubita hirya no hino, mu byo tuzanyuramo byose twe kujya mu byo kwiheba, mu byo tuzanyuramo byose twe kujya mu byo kwihorera. uduhe kwera imbuto z'umwuka, uduhe guhumura neza, uhabwe icyubahiro, uduhe umugisha tuwuhesha abandi. mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.